mwiriwe neza kandi mwongeye kwirirwa amahoro y'Imana bane namwe. Nsuhuje abakunzi bacu aho bari batandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Uyu ni umwanya mwiza rero tuganira, tukungurana ubumenyi, tugahana ibitekerezo. Amazina ni Nziza Thierry. Ndagushimira wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora nyarukiraho kandi kuri subscribe kugira ngo ube umwe mu bafatanyabikorwa bacu, tubasha kugezwaho inkuru ku munsi kundi uko tugenda tuzibagezaho mu buryo butandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kugira umujinya ni nko gukora uburozi ukabunywa ugategereza ko mugenzi wawe ari bupfe. Nshatse kuvuga ngo umujinya umuntu ashobora kugira awutewe n'icyo mugenzi we amukoreye ni nko kwiroga wowe ubwawe kandi ugategereza ko hari bupfa undi muntu. Umufilozofi we yaranditse aravuga ngo kugira umujinya ni nko gukoroga uburozi ukabunywa ugategereza ko mugenzi wawe ari bupfe. Biragaragara rero ko kugira umujinya ni ukwiyica wowe ubwawe, kuko hari imisemburo ivubura aside mu mubiri wawe. Iyo misemburo kandi ikavubura aside imeze nk'uburozi mu mubiri wawe. Mu gihe urakaye, mu gihe ugize umujinya, irinde kubimarana igihe kirekire kuko umeze nk'uri kwicukurira imva yo gushyingurwamo. Uyu mwanya rero bakunzi bacu, inshuti zacu, nagiraga ngo mbasangize kuri iyi nsanganyamatsiko, mbumvisha uburyo umujinya ari mubi, buryo iyo uwugize ni wowe ubwawe uri kwiyica, mu gihe uwaguteye umujinya aba yibereyeho ndetse nta n'icyo bimubwiye. Tekereza kabiri rero mu gihe hari ikikubabaje cyangwa se hari ikikurakaje, wirinde kurakara ngo uhereyo. Yego ntiwabuza amarangamutima kuza. Umwanditsi we yaranditse aravuga ngo ushobora gufata ku munwa ngo utavuga, ariko ntwashobora gufata ku mutima ngo utababara. Gusa wirinde kugira umujinya utinda. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.